aha njyanga ndi umushyitsi yangaburira atangaburira byo ntacyo bimbwiye rwose kandi bihangana bebe netse utetse byahiye ariko aka ni akumiro koko nteka se nari guteka ibyo mutahashye cyangwa se undi umbaza ibyo natetse ngende umukozi wawe nkwifurije guhirwa ubuzima bushya utangiye ariko umunsi bwakugarutse ntuzangarukire umva sheri umuco wo kurunguruka ntabwo ari mwiza kuko wawutuma utekereza ibindi bintu bitari byo kuko nta makuru ahagije uba ubifiteho none se sheri uyu muntu ni nde wimesho uyu muhungu yitwa Tito twarakoranye mu bizamini by'akazi ubu ni kapita ku ishansi y'ahantu nyine yaraje kundeba ngo ame yamba rebeka nshaka kuganira njye sinanze ko tuganira ese ubwo nabyanze naba nyiruraye mora ndabona wabikoze ndabona nawe wamenye ubwenge nari nzi kuzanye tuba turavuga mu gikari ushaka ko muvugana banza ushire amazi muri dushe mbere yo kubikomeza rebeka menya ko gutsindwa bitarimo umva sheri nta muntu ugushaka ninjye washakaga ko tuvugana please uramenye mu byo wabonye byose ntaba ari kimwe abwiye umugabo wawe cyangwa hari icyo waketse uriya mutipe wabonye arimo aranshakira akazi nta kintu kiri hagati yanjye nawe pe homa ntabwo ndinjajwe ntacyo nabonye kandi nta kibazo mfitanye nawe kubera nagutanye n'umugabo wanjye umuntu ugira warakurenze kandi ubwo wasanga wabivuze ariko sa umenye ko akebo wangereramo nanjye nzakakugereramo rebeka uje ko tuvuga amazina yazo uranzamura aka gakino kugeza ryaje gabanya utugambo se nyine njye ntabwo nkunda amagambo gusa ujye wibuka ko ikinyama kidatsinda ukuri kandi hejuru hari imana ikizakwereka abantu b'inzanga bahora mu maganya manange aha rebe ndabizi niba hari n'uwagushutse umenye ko ibizagupfira ubusa ariko mada niba gufata umugabo wawe neza byarakunaniye waretse ababishoboye bakabikora irega njye mbikora mu rwego rwo kugufasha nta n'inyungu mbifitemo rwose icyanzanye mu mujyi nikirangira nzataha iwacu ahubwo avuga gufata abagabo bose neza ahubwo ndabona nabigize ubucuruzi ahubwo nakwibutsaga kuzafungura ofisi ukajya utanga imisoro ya leta kandi umuntu ugira n'uwatumye n'umugabo wawe kunanira niba wakundaga umugabo wanjye nakamukurekeye ariko nta rukundo umufitiye ndabona ushaka kuzamutoresha amashashi ku muhanda umva mada njye ntabwo naje gutanga keya mu rugo rutari urwanjye urumva neza nta mugabo wawe natwara nta n'ikindi kintu cyawe natwara n'ibindi ahubwo wowe profita mu minsi nzamara ahangaha ubu unyigiraho ku buryo nimara kugenda uzasigara ufite amasomo mu rwego rw'ikirenga
uzubaka urebe ko nawe wakubaka rukakomera. yewe komeza nupangira umugabo nawe n'ibyo byose. Sara karame mugabo mwiza. ariko amazi nakubwiye gushira muri dushe yagezemo cyangwa ndaje nyashyiremo. Umva shiri, shyira umutwara amazi muri dushe, nanjye reka nshyushye isosi tujye ku meza, sibyo? Mada. Nari nzi ko abajene Maria aribo barara muri vutuye bakirirwa bahunikira. Kuko igihe uhereye nturabishira inyota koko. ari gatasigaye kantwaye. Sorry. Bibaho cyo kora sinakurenganya. Buri mugore wese arota kubitwa. Sha ni inkuru niyumvira nta na gihamya yabyo mfite. Haguruka unyisubirize. ari gatasi. Sara, ibi ni ibiki ndeba? Ndarota cyangwa mbwira. naba nabibonye ari ubwa mbere. Byose ubana nabyo buri munsi. Ase ubundi Sara, umugabo wawe yakuzaniyeho undi mugore? Byembayeho nkuri kurota. Mbona ibibaho byose nkabona n'inzozi. Rensi ubundi ko mbona ujunjamye ntacyo ubikoraho. None sari uragira ngo nzakora iki? Nyine ntegereje gushaka kw'Imana. Njye nta muntu n'umwe baza kunsuzugurira mu rugo rwanjye. Jyewe urugo rwanjye rwawe nk'urwawe n'abagenzi kubera umugabo wanjye. Ase ubundi ubona uzaguma muri ubu buzima kugeza ryari? Nzabugumamo kugeza igihe Imana izabunkuriramo. Imana nitabugukuramo se? Nitabunkuramo nzabugumamo kugeza mpfuye. Kugeza upfuye? Umva, ariko ubundi sa uri tayari ngiye nkuha inama? Ari niba ari cyiza ndagikora. Ubundi se niryaye naguhaye inama ipfuye? Kare kose si umbwira gutyo. Urabyemeye? Umva mubwire rero, biroge vuna muheto. Biroge byose bipfire rimwe. Ari ngo mbaroge bapfe? Ese ni igitangaza? Ari oya, izo nama zawe cyane hirya. Ntabwo mu muryango wacu nta n'umwe wapfuye aroga. Aho kugira ngo mbaroge rero umutima uzari duturika. Ariko ntabwo naroga umuntu ari oya. Wanze kumva noneho inama nkuhaye? Wanze kumva inama nkuhaye? Kandi ubundi wowe urugicu umuyobozi w'umuzamu w'urwo rugo rwawe.
ninde kumena amaraso y'abantu mana mbabarira ndakwinginze sinzamena amaraso y'abantu ariko sheri uzi wa mugabo ejo mwahuye ari kumwe na Rebeka uwe mugabo wa mugabo mugufiye ni mugufi kano karesha n'ifuni hano imbwa nabonye ku irembo uziko akundana na Rebeka na Rebeka barakundana bakundana mu buryo gusa sinzi ikintu Rebeka yaba yaragushanyije bafana ariko umutima wanjye umbwira ko yakubeshye uravuga uwe mugabo kano nabonye kagufi uriya mugufi kuko ejo nagiye guhaha sangamo barasomanira ku irembo basomanira ku irembo rya Sake njyewe cyane rwose oya ntabwo nabyumva ubu narumiwe ni kwa mugore we umuntu ugira uzakugeza he ngo ngiye nsomana se ubundi igihe ntabwo mfite umugabo uwuhe mugabo vuga uti abagabo benshi nk'aburukiko ubu noneho ureruye uremeye yuko Sake uyu nguyu atari umugabo wanjye bravo nubwo rwose mbibona yuko ubivugishijwe n'ishyari oya byihorere nanjye nabyumvishe kavuze ko ari Charles kageze ariko ubundi uzajya ubura kurirwa mu bikureba uri aho ngaho uri mu matiku gusa ariko ntubona ukuntu ntesha agaciro hari umunsi uzabyicuza mubwire wa mugore we ntunshinge hejuru ubwo yumvishe amateshwa ye none karamwaye n'ukuntu kaba kariho karanyurira ubundi ngiye njya gusomana na musaza wanjye urabona ndi inkunguzi uyu uzagira umutima agira umutima uyu nguyu yabikora agakunda abagabo nk'iki se umva wa mugabo we iba urimo kunkorera uzabyicuza nkubwire wa mugore we ntunshinge hejuru mvimbira ntawe usatura umutwe mvimbira vuba vuba cyangwa nkubona dore uko areba ariko nk'uyu mushenzi umva ukabishokoza nyanjye oya yundeka nkamuceka akabona ko njye oya ntakumbishaka uriya ni akantu gato cyane ariko nanjye rero mfite amatsiko yo kumenya amaherezo y'uyu mugore utangiye umbeshyira bigeze ahangaha wimutinda uriya mushenzi subize ko ari njyewe waremewe nese ubusheri ubu koko umuntu utangiye kumbeshyira tutaranamara n'ukwezi mu nzu ubu koko tumaranye umwaka ntiyaba yarandoze oya mva nawe uzajya umwirinde nyine ujye umwirinda cyane ariko se wakirinda gute umuntu mubana mu nzu imwe ntacyo azagutwara ndabizi ase sheri ubundi ntiwambwiye ko hari indi nzu mufite nini kandi nziza irimo abapangayi ya inzira hari ese waretse akaba ariyo ngiye nimukiramo nyine ukazajya uhansanga nyine mu gihe wabonye umwanya ariko nanjye nyine nkagira ahantu mba nisanzuye niti wanjye sibyo urebye byari byo ariko ntabwo byakora uriya mugore yabyivangamo none akanya ugiye gukomeza kuba nk'umukozi wo mu rugo ariko ihangane nyine ndaje mbikemure vuba kandi vubaha nta kibazo basi ndabizi urananiwe ndananiwe ukeneye ka masaje basi mwe mwa mu induru se zanyu kakanye ni umuntu aje nyine reba uko mwohora urimo neza kibazo ukuntu ni gukumbuye wewe Sara benda no ngutume Sundi bwo muri mu bicyuri ntacyo cyo ntago mbishaka ahubwo se Sara umeze neza umeze neza weruka kurya akaboga ryarize kera no Shira humura ugira ikibazo humura se ko murutitira genda urukanyama ariko ujye kuri supermarket izanga muri quartier ndano bazitamereye neza
amavuta y'ubuki yego murakoze. wow 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 Please, Sarah, please, utankora. Izina rya Yesu. Nta kibazo dufitanye. Kutambaye agapfukamunwa. Kuva rya Yesu uri umuyobozi. Ntago ndi umuyobozi, ndi umufasha myumvire mu mudugudu. Kandi kurwanya coronavirus bikwiye kuba inshingano za buri wese. Subira mu rugo wambara agapfukamunwa cyangwa impamagare polisi bagutware. Bobo, urakomeje se? Cyane rwose. Aha, reka nyine njye kukambara. Sara, utagira wenda ngo nagusuzuguye. Garuka dukozanye. Umfashe hano umeze nk'ingabo ikiri ku rugamba pe kandi rutoroshye. Nyumvira gangi nawera kuri iyi si nta kintu na kimwe kiriho cyoroshye. Ibintu byose nyine no guhangana. Cyane nihangana pe. Ariko se we umunsi kira kigabo cyakuvumbuye kizaguca umutwe. Kereka niba hari ukuntu wigenje nyine ukabanza kubaza bakuru pe. Umfasha kino kigabo nyeka ko namaze kugifata ubwonko. Ubu ngubu ndamufite. Muragirishije inkoni y'icyuma. Nta bw'inyagambiro na bucya afite. Cyane ko namaze kumusobanurira uri we. Nanjye ndakwizera ntago uri umwana. Man, kino kigabo cyararohamye. Kinyweshe nyeri, gisome nyeri natwe tugikoremo akazi. Erega ibi byose mbikorera wowe. Cyane ko kuva cyane nakwijeje yuko nzagutuza mu buzima bwiza kandi bworoshye. Wowe ne kuba byakuraniye kubukorera, reka njye kiremwa akabaraganye. Ngo iki? Erega uri inkweto yanjye kandi rwose ndakwemera. Umva nkubwire washyanowe. Nta soni ngo ndi inkweto yawe nundi munsi. Umenye ko nubwo nta kintu ndiho ariko mufatiye runini. Urugo gito